icara kigeze oya ariko Jack ukwepye inkuru ya Mutesi oya burase Jack oya ukwepye inkuru ya Mutesi dusoze tukivuyeho shakire nawe wicara aho ngaho nta kibazo ndicara reka mwibare muhereza ingi mwana muhereza ingi yanjye muhingi ya nyuma yuko we baguye muhera itondere wicare hariya oya ndicara ariko yicara uricara ariko ibaza wicaye aho hafi nyuma yuko we bagufungiye wabaye inzererezi byarakuyobeye abakirisitu baratatanye bandi basubiye mu burayi basubiye mu kabari abakirisitu bawe berekeje kanaga ari umubyeyi wanjye uyu namukomye n'ubwenge bucuramye uyu namukomye ngenda biziko yumvisha nta mwana wemera ko nyina robwa ntago bibaho hanyuma twebwe ukana abantu badukurikiye wemera we uhanura yuko urusengero ruzafunga nuko umushumba adakwiriye kuba ari umushumba ye nibyo hanuye nabyo nzabwo ndashaka kumenya mu kigero ahubwo nk'umukristo wenda kubaza wemera amavuta ye mukimara kumva ubuhanuzi mwakoze bari mwebwe muri mukaga ko gufunga insengero mwenyine cyangwa ahubwo insengero zose z'amabandi zirafunga ariko ntabwo ari ijambo nta buzima butagira ibitambo bubaho nibishaka Theogene ndarahira isumba byose ko nta kindi kintu kizanyica uretse ukuri kurengeje ukwemera kwanjye we yihandagaje aravuga ngo twe tuwaya ngo ari amateraniro y'abaviyayi Prophet Ernest ni umuntu bana n'abantu bose amahoro hano hari kamera zirenze 10 isi yote umusambi TV akantu uvuze nemeye nakajyanye na Adrien ko yigira umukirisitu icyo kintu ndagihimbye akoko ndakemeye urakoze urase gato umuntu witwa Adrien akunda kemeye yigira umukirisitu akunda kemeye niko kiranuka reka nze uretse gato kwikomereza uretse gato iriya moto uretse gato iriya moto y'akabogisi uvuga umushumba ifite akabuno nk'ak'ikinyamboya cya mupfumu inyuma we yayikuye he inyamboya cya mupfumu ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje nimwibuke munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba nimuhindura umwami uri bene se bose bimuha icyubahiro haleluya niyo nkingi imbaraga dore iyo ntirubasha kanije gutabara iyo ntima niyo nkingi imbaraga dore iyo ntirubasha kanije gutabara ugarutseho ntabwo ndi hano muri deba yo guhanura ibiri ukuri cyangwa ibitari ukuri byaba ari imbaraga z'Imana cyangwa iz'abadayimoni muvuga ubwo niba ari iz'abadayimoni zafunze ruriya rusengero ntabwo zarubasha banza wumve muhagarike iz'Imana yanyu muyoboke iz'abadayimoni kuko nizo zaba zifite imbaraga ntabwo mbyemera kansubiremo neza ikinyarwanda nkoresha niba ari ibyo nahaminjiriye cyangwa nkajya Somboanga cyangwa nkajya Uganda kuzana izo mbaraga zituma Ernest wamuvuga ko hagurutse ibirema bipfa amatwi bikumva uyu munsi urusengero rukaba rufunze ubwo muyoboke izanjye mbaraga izanyu muzishire hasi muzinetararize mushire hasi oya ntabwo nemeranwa nawe hanyuma ibintu ni bibiri n'ubundi igihe kirageze nase ubundi ngubaze mu kiganiro nigeze mbumva kuki mutanetararije izo mbaraga za Somboanga n'iza Uganda kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro ahubwo ikindi kibazo mwaba ari mwebwe muri mukaga ko gufunga insengero mwenyine cyangwa ahubwo insengero zose z'amabandi zirafunze ariko ntabwo ari ijambo amabandi reka nkubwire twubahane umva nkubwire ago mwisi bandi niba dushaka kujyana neza mu kiganiro habeho kudatukana none so umubyeyi wanjye ngenda mu impamvu urababaye ndababaye iyo uvuze ngo nagiye Somboanga warantegeye uvuga ngo nagiye Uganda twarajyanye wabanje kuntuka ndakwishyuye none urarakaye noneho rero umukristo
sibyo yagushinjije imbaraga za sekibi wanshinjije imbaraga za sekibi ukorana nazo ko nkorana nazo none nkujombya kara uhise ubabara ngaho garukira aho ngaho noneho dukora ikiganiro kidafite ibindi bikibogamira kuki mutane tararije izo mbaraga za Sombuwanga n'iza Uganda kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro ahubwo ikindi kibazo mwamba amabandi reka nkubwire twubahane umva nkubwire ntago mwisibande niba dushaka kujyana neza mu kiganiro habeho kudatukana none so umubyeyi wanjye ngenda mu impamvu urababaye ndababaye iyo uvuze ngo nagiye Sombuwanga warantegeye uvuga ngo nagiye Uganda twarajyanye wabanje kuntuka ndakwishyuye none urarakaye noneho rero umukristo sibyo yagushinjije imbaraga za sekibi wanshinjije imbaraga za sekibi ukorana nazo ko nkorana nazo none nkujombya kara uhise ubabara ngaho garukira aho ngaho noneho dukora ikiganiro kidafite ibindi bikibogamira. By the way, abantu badukurikiye barabyumve gufunga insengero hari gahunda yigeze kuba yo gufunga insengero nyinshi abantu badukurikiranye barabyumva ariko reka mbabaze reka mbaze kino kiganiro ndavuga izonzi izindi ntazugo zirivuga ndi kumwe na Slim Jesus ndi kumwe n'intoranwa agucano ziri hano bazirondora uretse gato sibyo reka gatoya nkaba ndi kumwe na Kiranuka TV na Dr. M official ndi kumwe na Posorozine official izindi zo wenda ni nyinshi cyane ndi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye ni nyinshi pe nuko abantu banabibona cyangwa bazabibona bitewe na channel wowe uri kureberaho ikiganiro bivuze ngo n'ubutumwa bugiye gusanga abantu bose reka mbabaze ikibazo bana mudukurikiye kandi nagaru ubusheza ndabizi ko mugiye kuzanga indaya ngo bikirara utangiye kwiyita indaya nawe uretse gato nibyo bandikaye ukuntu bakwandikaho muri comment ubwo ntabwo warabimenyereye nta kibazo hanyuma reka nibwire abantu badukurikiye kiyo bafunze rogi mudakora mudaterana ngo muzane kamera ngo hari rogi zafunzwe kuki urusengero rufungwa amacano yose agahaguruka kandi rogi n'amahoteli n'amaparitema byafunzwe bitujije gukora nago mubirebaho sibyo wari nori kumbaza reka nkubaze hanyuma ikindi cya kabiri kubera iki iyo ububari bufunzwe butujuje wenda imisarane amatoilette amasuku ibikoni mwaburiragamo mwabungweragamo mutabutaramira ngo mutarame muze kuri social media muvuge ngo ububari babufunze ni gute none uyu munsi urusengero rushobora gufungwa ari ibintu bisanzwe nkuko byagiye biba n'ahandi hose mukaba mwahagurutse imizi n'imigara reka mugusubiriza kamanze mwazi cyo kimwe arakinsubiza maje kumusubiza ese ko Pastor Mutesi umutashaka umugabo ko umunsi ejo mundi yatangaje invitation mwese mwamuvuze ese niwe muntu wenyine warushatse abagabo barenze babiri cyane abandi barabashaka ubitorera ndi kugusubiza nawe witonsubize ese ko uyu munsi ari umwe 2 3 tugiye tuziranye basenye ingo bamwe ni abapotere abandi ni abavugabutumwa abandi n'abapasiteri bagiye batandukanye kuki nta muntu muravugaho ukorera hariya mu Giporoso ngo yasenye urugo ngajya gukorera mu Giporoso kuva kuri bano bapasiteri ubwo Theo nawe nakunsubiza cyane ndi n'ubucyumvira ntabwo discipline y'u Rwanda yubakiye ku kabare nta nubwo ikinyabupfura cy'u Rwanda gishingiye ku marogi abanyarwanda bashobora kwifashisha abanyamadini ngo babagire inama leta idini bishobora guhuza ibikorwa na leta ariko akabari na rogi ntabwo bishobora guhuza politiki na leta impamvu rero idini rikora ikibi kamera zigahurura nuko muri bamwe mu bagishwa nama igihugu gishobora kwifashisha urugero biroroshye ko kugira ngo ubukangurambaga bwaca mu madini bwakwihuta kuruta ubwanyura mu kabari sibyo wigeze ubona umuntu ufite hoteli runaka cyangwa akabare runaka cyangwa rogi runaka ajya gukura abana mu muhanda ariko abapasitori benshi bagiye bagaragara ku mbuga nkoranyambaga bakora ubukangurambaga bwo gukura abana mu muhanda
kugeza rero dufata urugero ku nzabu oya uwo mwihorere sinjya nkunda kumuvuga bitewe n'impamvu uyu mwanya rero umuntu wapfuye nawe mufitanye ziko oya oya ntabwo njya moza umuntu utakiriho mu kanwa kanjye kuko benewe bajya kumwibagirwa mukongera mugakora ibiganiro bimugarura ntabwo mbikunda uyu mwanya rero Jackie reka nguhe ukuri nk'umukristo wo muri radini ryahuye n'uruva gusenya ntabwo bafunze kubera ko ari akabare gafunze nta nubwo bafunze kubera ko aribo bapagani bakuriye abandi muri iki gihugu kondisiyo yo gufunga amadini n'amatorero ni imwe ni amatorero yose atujuje ibisabwa na leta nyine mubifate gutyo ariko wivuga ngo ni iby'amabandi urumva nyine impamvu nakubwiye ko ari akaboro umva impamvu nakubwiye ko ari akaboro niba mwemera ko imbaraga z'Imana zibaho mwemere ko n'izikuzimu zibaho uko si ukuri se kuzuye niba mwemera ko imbaraga zabe oya none se nakicarana n'ikizungerezi nk'iki yegora ntiwishime sinishime ni ubwa mbere nicaranye n'itara yegora ntikurikira ahubwo noneho rero ubu tuvugana niba mwemera ko imbaraga z'abera zibaho munemere ko n'iz'abarangizi zibaho sibyo ibyo byo natwe turabyemera aha voilà noneho kugira ngo tutaza gucanganyukisha abari kutwumva nta gitangaza kibirimo kuba urusengero rwa Ernest rufunze ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe ntabwo bisanzwe oya birasanzwe kuko biba hose none se Ernest niwe bafungiye itorero ntabwo Ernest ari we big church ahangaha mu mujyi wa Kigali oya ni na big church ni na big man ari big church ana kimwe cya kabiri cya big church arimo ibyihoreresha ibyo ni ibyawe biterwa n'ahantu usengera buri muntu wese muzifite amahegitari batangaje ntirurimo wiki muzubatse mu mahegitari batangaje ntirurimo ariko umva reka mbabwire ubwo rero ninumva bibaye amatiku ndigendera ugiye kubera impamvu niyi ngiye ahubwo genda ntaho ngiye wanzanye ibintu ni bibiri gufungwa k'urusengero rwa Ernest ntabwo ari rwo rusengero bafunze bwa mbere muri uyu mujyi ubwo si urumva binshimishije ubu ndi kubivuga nk'uwishimye ntabwo ari rwo rwonyine bafunze urumva n'urwa Maritini rurafunze n'urwa Mama Sifa narwo rurafunze n'izindi mujye murebe mu kanya nimugera ku ma internet yanyu murebe abantu barunze ku ma TikTok uko bangana akihangana agakubitamo ikositimu agashiramo na ka kaboro arya mukita pastorale kora pastorale ndarengana none ibaze kugira ngo umushumba warambitsweho ibiganza n'abakuru wagiye abyara abandi bana aze kuri TikTok na kora pastorale sibyo ukumva umupastori umushumba revera ngo tapi ngo sharinga ngo kora follow wese urabona asa nabyo rega nubwo bamufungiye ntabwo nanone aratakaza indangagaciro zimuzana hanga erega tujye muri iki kiganiro hoya no nidukora inkuru data abantu badukurikiye ni banyu dukora inkuru kinyamwuga abantu badukurikiye ni banyu wenda nibishaka koko yarahanuye sibyo kabyasoje bamuzanira ituro se kivuge ntabwo tuvuze ngo ariko ibyo yahanuye birasohoye ariko yahanuye avuga izina Ernest none yavuze ndajya ku kiganiro ndakikwibutsa nanakurangira ujya kugishaka cyasohotse mu kwa 12 ku itariki 27 nkwibutse n'igihe naho kiri ubwo afite ibyo yagiye kunyanyagiza ahora ahubwo nijya gupinga imbaraga z'Imana ubanze ahubwo ndamurondorera muri iki kiganiro ubanze umusenge oya icyo nge navuga koko guhanura yarahanuye sibyo ntabwo mvuze ngo ndamugarukiye kuko n'ubundi ubuhanuzi bw'ubwo reka tuvuge ko bwasohoye ahubwo nagira ngo mwibutse ko yatangije umurimo ari nayo izawusohoza uko byamera kose ntabwo rero itorero rizafunga burundu hari umunyamakuru ushaka kubwiza ukuri hano
nabonye wavuze ngo Prophet Ernest ngo yariye ngo bamuhaye miliyoni 100 abakristo ikivuga umuvuga ajya mubwira uwo muntu uzo munyamakuru nawe umuzani yitwa Umusambi Musambi Musaruzi TV Umusaruzi TV Umusaruzi ngo hari miliyoni ariko izakumuhoye ubusa ibintu yabusa Mugisha niba yitwa Mugisha ibintu Mugisha reka nkubwire miliyoni 100 ntabwo bazitanze iwanyu ujye uvuga ibyo uhagazeho urumva witonde ukore showbiz neza uyivanemo amatiku no gushyiramo abantu maze ahantu agatsina ahantu mubera abantu b'abanyamihanda ba showbiz ayiwe aba content creator dufite hano muratwika ko wumva rero mbabwire ngo ibi byose tubibabwiye ngo kugira ngo ntago dusenya umuntu excuse me yuvuze ngo umuntu yari miliyoni 100 muri iki gihugu urazize nase niba NSR miliyoni 100 ko batamufunze cyambere turi mu gihugu gifite amategeko nta muntu yigeze akura mu rugo rwe ngo azagira gute amuhereze ayo maturo muzajye muvuga ibintu muhagazeho icya kabiri ibyo hari ahantu wavuze reka nkubwire Umusaruzi ujye uvuga inkuru neza ukuntu wavuze ngo yajiduraga abantu ngo bakikubita hasi kujidura abantu umushumba yari yajidura abantu wowe Yoko biba muri Nigeria watuzana video Ernest kujidura abantu ngo abahondagura bababaza yarabonye buri abantu ari amasengesho y'abantu ziniki byo kudibya deliverance byaraga bibera Kimironko bwa mbere Ernest akiza kajya banarimo abantu bari kubitasi bamwe bazirambaraga bakaziteranya akusi imbaraga wowe reka nose bungu n'abanyabutaye bajya basimbukana ngo riravuze ntago basimbukano babasimbukijwe n'imbaraga z'umwijima se icyo gihe bivuze n'uyajya bikora tirita katata ntago ujye ubikora mu kiganiro nyihitanira ntago ndarya kuva mu gitondo yamaye nawe ubwawe ujye ubikora ntubikora se niko biti nawe ubwawe bo buriya rero ubu ndimo ndashaka kora imbaza tubaze yani mo ndajya mu uko abaza kwa ko nari ndimo ndi ubwo ninjira aho ngaho kugira mbazeho nibishaka mubaze mumbarize nibishaka zirambaraga twabonye mwavuze ko hari abantu bamwe bakorana n'imyuka mibi ya sekibi hari n'abapasiteri bamwe amazinsi bavuga ko bakorana ngo n'abarangi abenshi bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye abantu cyane bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bavuga ati abantu bamwe bakorana n'abarangi komeza kubaza turakumva akabarangi baye umuvandimwe wanjye mu gice yafashe gahunda akavuga ati reka tuganire ku bintu bitanu ndabona content mwayibuze yo kugira ibintu mumbaza ku mushumba icyambere uretse gato icyambere umushumba ari hanze y'igihugu icya kabiri ibyo dukurikiranwaho barimo barabishakira igisubizo ikintu cya gatatu ntagakorana n'imbaraga z'umwijima abantu bagenda bajye kuri video zose z'iteraniro cyangwa umbwire nanjye nzibahereza yamanuriye ariko agatara arambwira ati mbonye umuntu akwishyura tike y'indege kuri anniversary yawe kandi ibyo bizaba abantu bose bari mu iteraniro barabizi indege nariyo yuriye no passport n'amafoto ndi mu ndege ndayabaha nagiye kora mo na gift y'icyo kintu umunambwe ati genda ujyanze ugenda uruhuke mu mutwe wanyuze mu bintu byinshi icya kane buretse gato icya kane ibyo bintu muvuga ngo umushumba nibande ntabwo ari ibande icya gatanu nka closing mukambaza ibintu tugasoza ikiganiro ko nago nyene utazo ikiganiro hano hanze ko abahanuzi ba Sheri ababaya ngenda shaka kumubaza kuba Prophet Ernest yaraguhanuye bigasohora nicyo kimenyetso kigaragaza ko ari umukozi w'Imana nuko nabandi bose bamutangira ubuhamya abo yasengeye bagakira abo yasengeye bakubaka abo yashingiye bubatse neza we wabuze abantu baza bashingira abantu hano akagusezeranya kwa gatandatu nyuma y'amezi wabuze inkuru y'abahanuzi ba Shera wabuze icyatumye uwitwa Yezebeli ategeka umugabo we bakubakira Yezebeli aje gutesha abyiwe mwana wabubazi najya nkubwire ngo icyatumaga Bibiliya bahamya nk'abahanuzi nuko babaga bafite ibyo bahanuye byasohoye mwasaze urana ukuntu mwaryohewe wajyangwa neza uretse gato mu minsi ishize nta cyumweru kirashira mupurenge nabo yagenda gakeya ngewe iyo ushizeho pressure yuko mvuga ibyo ushaka ntabwo bikunda mvuga ibindimo nkanjye ntabwo ngewe ndi hano ku mpamvu za Ernest hano ubwo ndi hano ku mpamvu zifungwa by'amadini n'amatorero n'ifunguro hano ubwo ndi hano ku bw'impamvu z'uko amadini afunze cyangwa na hano iyo uhakana ko iki gihugu kitarimo amadini akorana n'imbaraga z'ikuzimu uretse gatoya Jackie uretse gatoya
abantu bashobora kwibaza bati nibishaka ejo bundi wakoze ikiganiro utubwira ko ibintu byo gusubira mu matiku birangiye ubiretse uri hano kubera iki uri hano ndagira ngo mbwire abantu badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'ababonye izo nkuru ntabwo twicaye hano mu matiku niyo nkibimenya ko nza kubazwa ibibazo bimeze bitya ntabwo najyaga kwemera kujya kuri kamera ariko kuko ariko bigenze tubigendanemo tuganire nk'imfura kandi tudasesereza Nyirindekwe Ernest bivugwa ko yafungiwe urusengero rurafunze koko uko ni ukuri hanyuma kuba Imana yarantumye guhanura ko mu mezi 3 nawe ubwe nareba n'aba azaba atakiri kuri ubu butaka bw'u Rwanda buretse gatoya video irahari ubuhanuzi burahari nta wabusibye nushaka ko baguha amalinki utubwire bayaguhe uyu mwanya ntabwo ndi hano kubyina insinzi ku byabaye kuri profete cyangwa ku bandi bantu runaka ahubwo ndi hano niba byarasohoye byaramaze ibitarasohora nabyo ibyo ni ibibireba ahubwo tubwire n'ibiri inyuma banza ugende gakeya Jack kandi burya buramba nakubashye birenze nanjye ndakuba ariko urabizi hanyuma rero ndagira ngo mbereke iyo udefanda idini nta mwana n'uyu n'umwe muri iki gihugu wemera ko nyina aroga kabone niyo baba babumufatanye wowe uvuga ko ari umuntu waje kubita iwanyu ariko ni ibyanyoko umwana umenya amabanga ya nyina ni abana babiri umwana w'imfura cyangwa bucura nibo bana bonyine bamenya amabanga ya nyina none aha ntago ndi hano kuvuga ko impamvu urusengero rwa Ernest rufunze ari uko akorana n'imbaraga zikuzimu abantu mutandukanye ibi bintu urusengero rwe rufunze nk'uko izindi zifunze icyo kirangira tugaruke ku mbaraga z'abadayimoni zikorera mu nsengero kama mbaya n'ubundi uhishira umurozi akakumaraho urubyaro uyu muntu ntawuzi ndamuzi hanyuma iki ni icyo afashe iruhande rwa mikoro ntabwo ari agacupa ka parufe tegereze neza ndimo kukabona hanyuma reka nkwereke Jackie ujye ujuririra mama wawe ukubyara naho nyina wundi we ni nyina wundi sibyo reba ibintu ari gukora aha se hano Nyabisindu ni kure reba ukuntu amuhomboye hasi reba ngahitegereze dore uri kubireba niba ibi bitaba iwanyu akabona amavaze navuze si ngaya uri kubireba okay iyi video turayibaha bose ahantu ntago muhazi ni hano Kimironko munsi ya Roprend iriya ntago ari parufe na mikoro afashe hamwe iyo aguteye parufe akaguhuha ugenda nk'ikigori nyine abagabo n'abakorana n'izo mbaraga rero nimukajye hari ibintu ntabwo iwacu biba nyine nakubwiye ngo wowe ntabwo ariko akiri ntabwo yavuze iwanyu nakubwiye ngo ubu ngubu ni ukuvuga ngo twiteguye no kwicwa mu gihe byaba bibaye ngombwa Jack ibi bintu wari ubizi ko bibaho hari icyo utabonye oya nabibonaga mu bana Nigeria ugize ubwoba none se aha ngaha Nyabisindu ni muri Nigeria kagize ubwoba wose okay uyu mwanya nitubabwira ngo hari imbaraga zimwe na zimwe ziri muri izi nsengero mukadutera amahane ubonye ko afashe mikoro gutya icyo cyo nakibonye sibyo n'agaparufe gutya ku ruhande iyo amaze then imbaraga ziri muri iriya parufe kubera icyo umuntu witabye Imana wavuye mu mubiri bamutera parufe ni ukugira ngo umwuka we adahumura nabi none uriya abaye umupfu ariho none se iyo ayigupfurije umusazi ni iki umugeni wakoze mariage ni iki kimusarisha mu bukwe ni parufe urumva uwo bayiteye
nk'ubu uti ndi marene ukaza ugapuriza umugeni warangiza wowe ibyo baguhaye bitongereye muri ya paro uko agenda yihumurirwa niko atabuka hehe mu mutwe niyo mpamvu mubona agira atya agahuha then communication iri connected n'iriya parufini none ukajya kubona uko ahuha umuntu agize gute yifotoye hasi urabibonye idini ngiririye aho iri toro ryo ndari oya ngiririye oya aho ndahazi yewe okay none se kuhazi ndahazi nanagiyeyo rimwe njya gusengerayo ngenda ndwaye umutwe navuye ndwaye mu nda narwaye n'amaguru aho ndahazi yavuye arwara mu nda arwara n'amaguru reka mbaho amakuru mutari mufite hano muri uyu mujyi wa Kigali hari abashumba b'amadini n'amatorero bacishije imbaraga baguteza indwara bakamuha n'ubushobozi bwo kuyigukiza reka dusoze kino kiganiro ariko icyo riho urumva kiriho cyo hanyuma tugaruka aha ngaha kuri uyu muvandimwe ikintu mpagazeho aka kanya umuntu uza gukora inkuru ko Ernest yafungiwe burundu araba babeshye n'abantu bamusebya mugezaho oya none mwimufana muvuga ukuri ibyo kumufunga nibavuge ko urusengero rufunze ariko bere kuvuga ngo yari abana amafaranga ko nago bayisa oya apu reka nkuzanira uyu nguyu wavuze ngo bariye ibihumbi 100 hari uwitwa Nshimiye w'Ikabuga ndamubizi pastor wo muri ADPR birukanye pastor wirukanwe muri ADPR yacyuye igihe oya nta gihe yacyuye nta nicyo yigize yari mwarimu tugaruka aha ngaha yes nibyo nta mupasiteri ucyura igihe ubaho ngo aracyari pasiteri pasiteri wahe urundi rwego n'urwo yihaye iranka ryatakaye hari nawe ugiye kuba nk'abantu no ibintu ni bibiri turi kumwe n'abashumba hano turi kumwe n'abapasiteri buretse gato umuhanuzi wese cyangwa intumwa iyo ariyo yose yamaze gushyirwa inyuma y'itorero mujya mubimenya icyitwa impano zose zitegetswe guhagarara ako kanya bakigutenga mujye mukura ADPR yaciye abantu bigize ibyihebe bamaze kwigira ibyihebe baragenda bashinga imitwe yabo y'amadini urumva icyo bita kwiyimika mu gihe abandi bakwambuye inshingano wowe ukiha izawe nshingano icyo gihe ijuru nta hantu rigufite kuko abakubyaye bagushize inyuma y'urukuta mujye mukura mumenye ibyo muvuga ariko muri iki kiganiro ndaje uyu Nshimiye wadukiriye Ernest ntabwo muzi impamvu Ernest muzi njya kumumenya njewe ntabeshye namumenyeye kwa Rwahama muri etaje urumva ari urusengero rugitangira bwa mbere ntabwo mbizi nje nkubwiye aho muzi yasengeraga kera kwa Pastor Murindwa ibyo ntabwo mbizi oya aho ni kwa Diodone twe twabaga mu gikari inyuma urakoze 2009 2010 na 11 na 12 mwibuka amadini yivanga n'utubare murabyibuka hakajyamo akabare idini ryarangiza hakajyamo iki akabare iyo systeme niba muyibuka ntago mbizi yakabari hahe aho nga oya wowe ahantu uri naho ndi arambaza nagwa mwumvaga okay ako Jackie nanjye kukubariza ikibazo reka nkihorere ntago simbutse reka tugendane ukuri nk'uko kuri ariko tunabwira abanyarwanda badukurikiye ko ibisamatiku ahubwo turi hano kurwanya icyitwa amatiku n'ikinyoma urumva umusaruzi TV harya ubundi irindi zina rye yitwa oya rimbwire nge ngusabye uburenganzira ntago ndizi Adiriye siwe nyiri umusaruzi TV ntari hano muri Muhororo niba atari mwibereshi niba yarimutseyo ntago mbizi buriya mujya mumenya ko abarokore nakunze kubabwira ngo 80% muri inshuti z'agahato kubana namwe bisaba kwihambira urumva bahibyabo ikintu rero yadukiriye mwese uwabaha umwanya wo kwiba nawe wakwiba uzi impamvu utiba no ibyo wiba ntabwo wabigeraho birarinzwe Ernest niba yaribye izo miliyoni 100 yari afite connection imuhuza nazo ubundi aho ngaho turi uko si ukuri kuzuye uyu mutipe buretse gato uyu mutipe
ko agenda umuntu ukamuhamagara uti ndashaka unsengere, ko adatinya gukura intebe mu nzu akajya kuzihisha ku muturanyi, yarangiza akakwicaza hasi. uwo ni umusaruzi uretse gato gusarura ubwo mba ngira ngo mbereke ko mbazi. barakudarabya warangiza waza kumusengera wowe uri umukire uje na vewiti ni urugero, agahita akura intebe ze hehe mu nzu akazitereka ku muturanyi, urumva, cyangwa akazijyana ahantu utemerewe guhura n'uwo mushinga. Wumvise amanyanga y'abakozi b'Imana. No kuri TikTok nabyutse nsakuza. umushumba wavuze umushumba wanjye rindira fata ibyawe oya buretse gato. Hanyuma we warangiza akakubwira ati kugira ngo ibyawe bitungane uransigira amafaranga yo kugura iki intebe, kandi intebe yagize ate yazishe mu baturanyi. wowe n'umusaruzi TV wowe wihaye kudarapo umushumba wanjye, amahamwe bakudarapo. Ernest rero muvuga nta nubwo munamuzi. Ernest ntiyaka amafaranga ahubwo atanga amafaranga. Iki nicyo mpagazeho ngewe nemera, urumva. Ernest ntiyaka amafaranga ahubwo Ernest watanga iki amafaranga. Ikirere ahagazemo, urumva rata, ikirere ahagazemo ntabwo ari cyo kwaka amafaranga, ahubwo ahagaze muri autorite yo gutanga iki amafaranga. uwo ninde nyirinde kwe Ernest, urumva. Izo miliyoni 100, urumva, ibyizo miliyoni 100, urumva, ibyizo miliyoni 100, urumva, ibyizo miliyoni 100. Nemera ko umuntu wese ufite ihungabana n'ihahamuka ry'amafaranga, gutsinda ikigeragezo cy'amafaranga warayabuze warayirukanse cyane. Mbabaze ko muri abakristo, ko musenga, ko muri abapasiteri, kuki leta itabagirira icyizere ngo mujye kurinda banki? ntaho babitorejwe. Imyitozo yo kurinda amafaranga se barabizi ko basahura. imyitozo yo kurinda amafaranga umurindishije banki agakiza yakarambika hasi mukazaganira. Tugaruka ahangaha ko mukishijwe, mufite Bibiliya, mufite n'igitabo cy'indirimbo, mufite n'amacano y'iyobokamana, kuki leta itabizera ngo ibahe kurinda ibigo by'imari? nararume ntibayirinda. ariko nibishaka tujye tubwizanya ukuri. kuri 6 yanjye mfite ya primeri ndarinda ikigo cy'imari ngo bigende nyine kurinda banki gusa. Abarayo ngaye mureka abajene birira amafaranga, mureka abajene birira amafaranga. Hanyuma ngaruke kuri shimiri, ntabwo ari amatiku, please. Abantu bamenye ko iyo uvuga, iyo utunze urutoki umuntu ujye umenya ko izi ngizi amaturo ya ahubwo iryo n'irindi banga. buretse gato, twese turi abayutuba b'inzara. Buretse gato, twese turi abanyamakuru b'amayutubi b'inzara. Uguhaye 5 akakuburesinga, mugenzi wawe ababazwa nuko hari agasura kandi watangiye kugira gute wazanye. Hanyuma aka kanya miliyoni 100 bashinja Ernest zihuriye no gufunga urusengero rwe. Hanyuma iyo nkuru ko batayizanye muri breaking news zizindi nkuru, uyu munsi izo miliyoni 100 zikaba zimenyekanye ari uko urusengero rwe barufunze. Ubuhanuzi bwatanze amezi angahe? 3. ariko nanone tukiraho mu itangazamakuru ibyo numvise bivugwa yuko Ernest yaturishije cyangwa yasabye inkunga. wabyumviye hanyuma izo nkunga wabyumviye mu cyo ibinyamakuru bya breakinze turabisubiza. Ugeze ngo iki? kuri izo zitwa umusaruzi ni back to sender fata. kandi ikindi impamvu Jackie impamvu yiwe ntari buyumve. Jackie waragira ati umushumba wanjye cyane, wabyumvise. hari ibyakozwe n'umushumba Jackie ashobora kuba atazi, ariko tutaza gufata bya bitangazamakuru ngo tubigire Jackie tumwumve nk'umuntu uri kuvuganira umushumba. nta n'ahantu hamwe turi ku ruhande. ntabwo mwemere kumwambura gusa. hari umuntu uretse gatoya. Ezekiel wazabwiyambura. Ezekiel mbwira nuwe mutambyi muri Bibiliya umwana we yarebye
agahita ajyana umuvumo ni hirya harani baravuga turahazi ubwambu ise yasi sinuze urese uri umwana wa Ernest baretse gato wowe nyine uri umwana wa Ernest baretse gato nsubiza n'uwo mutambye ariko we ntabwo umwana ariko we nturi umwana wa Ernest ibintu by'abatambyi mu Mwuka ariko ni kuza muvanga kuri dufite ni uku nguku ngewe ukuntu uretse gato nta muvumo uva kwa Ernest uhari reka tuvugishe ukuri dutahe uwa mbere nuko umusaruzi tiva ajyanye akimuvuga biramugarukira umva banza wumve bose ni kimwe nta Ernest nta musaruzi nana nibishaka nta kibazo ubundi wowe uri kuri uhe ruhande ibintu ni bibi impamvu nyamukuru turi kumvikana impamvu nyamukuru nimumara gusobanukirwa mumenye impamvu iyo mvuze ngo turabe inzara nta muntu wasize kontineri Majerwa nta muntu utegereje ibintu bye kuri Gasutamo waje muri iki kiganiro mujye mwemera nabinzara tujye twemera umuntu nakuburesinga akaguha ibyo bibiri umenye kubiryohamo neza utazanye umwiryane nuko ubuzima bumeze dore ukuri nguko mutazi iki kinyoma urumva gitegurwa urumva cyateguriwe rugura kagugu kwa padiri Yesu umuhanuzi uje atukana kuri ba nyina naba rega nisi tugaruke hano iyo ushonje narababwiye ngo gukorera Imana ukennye ni kimwe mu bintu bya mbere bituma utabinyangamugayo kuri iyi Mana urumva ibiki se ko Ernest bamwatatse wasamye ura inyuma Ernest ara nibishaka atareka twikorera ikiganiro kivugira barasura umuziye wowe waretse tukikoresha yamuni bikomereze mwana twikomereze noneho igikurikiraho ni iki ariko se waretse ninde bivuze iyo ngegera irivuze oya ninde bivuze bino mukwereka mumbwire urumva nani iki ni igihe ni Franka ntago byari byo iki ni igihe ariko abinzara koko bavugaga nanjye ndababonye kiracyo gishaka guteza abantu Jackie tubabarire mwana ubundi nibyo nababwiye gukorera Imana ukennye biragoye kuba inyangamugayo biragoye ko uhagarara ahantu Imana igize ite igukeneye sibyo ejo bundi ngewe ntabwo ndahamagara itangazamakuru amashusho agiye kuba umukara twihangana twihute oya humura kuva mbayeho ni ubwa mbere nihamagariye itangazamakuru ni inkuru nari mbonye kuri 3D ni 3D ni iki ikoraho nde ntabwo muzi umuntu nabonye ari gukora inkuru uburyo ari guterateranya ibintu by'ibigambo agenda asudira asukamo supaguru akoresha kore aterateranya ndavuga ngo wamuncira mu biganza reka nkubwire nubwo rimwe na rimwe tugambirira gukora ibyiza ariko ibibi bikadutanga imbere twemere ko aka kanya abantu benshi mu bintu by'Imana batakiri inyangamugayo kuko urushize kera uhinyuza intwari ukanazikora gaho mushumba ntiyabazira karakana siga umutwe abantu batavuga wa kimwe bavuga ati twara n'abakobwa erega afite amafaranga munazasirimuka muburane narya muburane naza ninda muburane nabinzobe muburane ubu nibishaka ejo nashyiramo agakweto agashyiramo agasuti muzavuga ngo atangiye ngo kugenda nanjye Imana yankuye mu mipira uzatanya avuga ngo yagiye ahene se nibishaka nawe azatereka ngo ahengetse plante ngo ahengetse se bishaka nawe azatereka mwana mureke duke Yesu yaduhaye gucya itaremera twagenda dukaraga tugeshyira mana zakanda mutubabare twarasirimutse data yatwambitse amabaze uyu munsi ibintu byaciyemo ubu muraho murasamye murasakuza muri matiku igondura rizi mwabanje mukareba hano mwagiye musirimu ariko urakesha mwagiye musirimu egera hepfo gatoya ntabwo ari kwerekana imirimo Imana yakoze arashaka umudiyasipora
ushaka diaspora ari kwerekana imirimo Imana yakoze Icara aha ngaha. ari kwerekana Imana imungabize mu izina rya Yesu nibwo turi kumwe ntabwo njye wambesha mba mu mwuka w'Imana Haleluya none se ndajya kubihakana niraza ese hari umugabo ngira ndarana babwire niba umuhanuzi anyeretswe mbihakane ukaba ni umuhanuzi w'Imana nka none ubikugirirwaho mu izina rya Yesu hano hari abatambyi no gupfukama bakamwamagana cyane mu izina rya Yesu ahantu yaba ari ikusa ari ikasave erega Jackie harageze ko tubwiza Imana ukuri ariko n'umushumba wanjye Ernest yarabimpanurira Imana ishimwe Imana ibisoza hanyuma dore dushira ibintu kuri uyu muco tunasoza ikiganiro cyane ko nta n'impamvu nshimiye wasohotse muri ADP ari nawo kumunuza ati oya ni babiri baratandukanye nshimiye uri Kabuga wasohotse muri ADP uwo yarwanikiye he reka mbanze uyu muhungu w'umusaruzi muhi Kinyarwanda nerekere i Musanze hakiri kare cyane ko njyewe ntakiba no muri uyu mujyi wanyu ubundi mumenye ko ibyo mukorera inyuma abantu Musanze bamubireba urumva twe tubireba turi i Musanze ntabwo nzi impamvu munanirwa kubireba muri Kigali uyu mugabo w'umusaruzi TV tutavuga umusaruzi ntibamenye uwo ari we ni umwe w'ikijwi kinini uvuga hirita ukuntu yigize umuntu ufite Imana iruta iz'abandi yigira umuntu ufite Yesu nk'umwami n'umukiza uri hejuru y'abandi reka mbabwire ko muri iri juru nta kimenyane kizahaba uwo nadiriye ubwiye uwo nadiriye namenye ko ijuru si irya so oya buretse gatoya reka avuge nawe reka avuge munyegereze kamera munyegereze kabishora umuzungu adoye platform kugira ngo tugire ibyo tubwira abanyarwanda babwire mugeze mikoro avuga adiriye reka nguhe Ikinyarwanda ikintu cya mbere adiriye nisebanya reka gusebanya kabiri niba ushonje umushumba wanjye aratanga mbwira nimero yawe inbox rwose n'inzu ubamo turayishyura ariko wahereye kuri abahanga ukaba urajya guha abantu batarawereye kuboko ntabwo ngemera ku bantu batamuseje oya reka mbyanzure ndabizi bari buntuke bati Theogene ko wari watubwiye ko uvuye mu matiku kubera iki reka buri muntu wese uri hano ikintu ashaka kimwe none mumenye ko tutava mu itorero banarizane kandi babashyiraho kuri kamera ufata icupa rya mitsingi mu kamera ufata polisi ikoramo nta bintu biri inyuma ya kamera niko gahunda zimeze ntabwo tunywa ku mafaranga yavuye ku bashumba banyu turaba ku mafaranga yavuye ku bashumba bacu turabafite twikomereze ikiganiro ibintu ni bibiri warihayesha usa naso hari n'ababuzeho kwishyura amazu ariko mudusabe neza ntabwo tubasaba dufite yacu umva Jackie burya tutaza gucanganyukirwa tugata umurongo w'ikiganiro ndabizi abantu baraza kumbaza ibintu byinshi bati nibishaka kuki wagarutse mu matiku ntabwo yari amatiku uyu mutipe witwa adiriye amenye ko iyo asohora intebe azisha mu baturanyi kugira ngo abantu bamusigirayo kugura izindi uyu munsi akaba yaraguzemo moto amenye ko byose tuba tubizi icyo ni kimwe turakureba kabiri message yawe ni urumva Ernest connection afite imwemerera guhura n'amafaranga gufashirizwa muri iki kiganiro mureba urumva afite connection y'amafaranga ikirere cye ni kimuhuza n'amafaranga afite network y'Abadage afite network y'Ububirigi afite ikirere cy'Ubwongereza afite ikirere cy'Abanyamerika afite passport yo mu mazi Australia yo mu kirere afite Australia afite Sweden kwata ku muntu mujye mubanza murebe umuntu muhagurukiye uwo ari mujye mubwizanya kutari gutura ubundi ubwizo miliyoni ijana ndafashijwe kudatura uyu munsi igifunze ruriya rusengero umuntu azafungwa umunsi ukongera ukanamuhamiriza urumva niyo mana bivuze ngo nibishaka atsindiwe imbere yawe oya ntago ariko si uko afite amatiku wowe ntabwo uri kujyana natwe erega hari mushumba hari ibintu abantu bitiranya umuhanuzi afite gukuraho urupfu aho yaruhanuye Imana ihagurutsa
Samweli urumva tubwizanye ukuri ajya kwa Hezekiya yamubwiye ngo iki yaramubwiye ngo subirayo ukureyo idusizeyo uhanura amahoro umubwire ngo ku minsi yo kubaho kwawe yongereho iminsi nga 15 rero Ernest muri kwitiranya ntago mumuzi ahantu ari ntabwo ari gutingana ahantu ari ntabwo ari gusambana n'ubundi ari mu murimo w'Imana niba bafunze i Kigali mu Bwongereza rurakinga niba bafunze Kibagabaga muri Amerika harafunze mujye mumenya ibintu muvuga ubwo mu miliyoni 100 nje nanababwiza ukuri ni n'inkunga bari bateye urusengero urumva neza message yatambutse ni inkunga bari bateye uravuze ngo ni inkunga bari bateye urusengero ngo miliyoni 100 mvuze ubu miliyoni 100 Ikinyarwanda nkoresheje mpamvu mvuze ubu miliyoni 100 Higara abantu bafite amafaranga ariko nanjye mpamvu nakemera ko ari miliyoni 100 agenda imodoka ari ya miliyoni 120 umusumba yishyuriye abamama ibyo bireke njyewe nigiriye uretse gato mbere yuko mpanuye ubuhanuzi bw'uko bagiye kumufungira njyewe yarampamagaye kubwira umuntu wancizaho iterabwoba kugira ngo wemere kamarade kamarade ni arampamagara yipanze akazi ndamubwira nta muntu ujya umpabura ibyo nahanuye agenda ubibaza uwabindi ariko buriya mukamarade yanahinduka kuko yaje ako kamarade n'ubushafa ngo n'umukomba nkwe uretse gato mwenyewe nyirizina Ernest Prophet yaranyihamagariye musanga muri office arambwira ati muhanuzi nabaye umuhanuzi ndi mu butaya mu buhamya uno yari umumotari kugira ngo umenye ko twaganiriye muhakane ko atabaye umumotari ubwo n'ubuhamya nyihereye bwana Imana yagize gute yamukuye arambwira ngo uwo ndiwe nuko Imana yavuganye nanjye urumva neza mushumba arambwira ati genda usengere ibintu wahanuye byo birashoboka n'ibitari Imana yagira gute yabikora urumva njyewe icyo nakoze narisengeye ariko mbona ibyo gufunga byanze kuvaho mwaka message aramubwira ni mushumba byanze kuvaho pe byanze bikunze bazagufungira aravuga ngo singe njyenyine Imana ifite iki impamvu uyu mwanya rero rurarusengera ikintu kirufunze muri no kwitiranya tega amatwi ntago muri byemeranye kandi umwe mu bashumba wavuze ngo uruse muvuge ikiganiro cyakozwe na Pastor Claude muri iki gitondo ku munsi w'ejo nimugoroba yavuze ngo iki jugunya yavuze ko mwebwe ubwanyu n'itorero arimwe mwifungira urusengero mwafashe gahunda yo kwifungira urusengero nta leta yigeze ufunga urusengero rwa Ernest ninde wagikoze Pastor Claude umva nkubwire rero ugira intumwa mbika guta mu makuru ahubwo wenda kuko turakumvisha ikomereye ahubwo ari ukuntu muri iyi minsi buri muntu wese arimo aripanga akazi kubera kuri gutya umuntu wese arimo aripanga akazi kubera gutya ntago mbizi ni ukubera gutya baravuga dore impamvu ruriya rusengero rufunze ntirwujuje ibisabwa nk'izindi ahubwo ubu tuvugana itorero rya Ernest rifite umukoro wo kuzuza ibigize gute ibisabwa setu ni nayo gahunda leta ifite mu madini naho dusoresha Imana nimbara bahamagaye urusengero nibuze kuzurara tubaze ikibazo cya nyuma ngiye kubaza Jackie mushumba wawe uyu munsi urusengero rwe rurafunze kandi abantu benshi baravuga bati nimba umuntu yarahamagawe n'Imana yaramuhamagaye mu rusengero umuhabura kimwe ibintu byose biza byujuje ariko uyu munsi ko bamufungiye abantu benshi baraza kwibaza ati se uyu muntu yahamagawe nande ese arakorera Imana cyangwa afite abandi barakorera ku ruhande icyo ni ikibazo muri kwe niba ushaka Theogene ngiye koreza nawe kugira anabaza kunsubiza okay ubwo ni ku ruhande rwawe abantu bihamagaye ntago mukodesha uretse gato guhamagarwa no gukodesha ibintu bibiri ya difference monsieur harimo itandukaniro ntabwo tubizi urumva sinzi umuntu aramukira noneho ubu tuvugana dore ukuntu ibintu byubatse dore ukuntu gahunda imeze urumva umuntu kuba yahamagarwa agakodesha icyo ntabwo ari ikibazo hanyuma se ko dufite isezerano ryo kuba muri uyu mujyi wa Kigali tuhafite inzu zacu akodesha none se nyine bituma se Yesu atadushigikira bakubwiye se ko rwa rusengero rwazize kubera ko ayo kwishura yabuze
ntabwo ari cyo kibazo. Reka gensore zana ikiganiro Uretse gatoya nsoza, uretse gatoya nsoza. Kwirukanka ugiye Jack. Mwemera ko hari umuntu wipanga akazi? Mwese murabizi. Uretse Bigeze amasaha kamera. Oya uri inzobe nta kibazo ufite. Oya iyawe ndayizeye ariko izo nazo nzi. Oya ari zo nzi nizo ntazi. Ufata amatelefone wagiranye na kamera. Reba hano. Yawemera ko hari abarenze. Reba hano ikiraro kuraza kugaragara. Reba hano. Mbese munyirya. Bakufotoreje. Dore ukuntu ibintu bimeze. Nimubona abantu batangiye gukora izi nkuru za Ernest, mumenye ikintu bashaka. Hari ugiye kuza ari bumuvugire neza. Kabone niyo yaba afite ikosa. Hanyuma barangiza baca inyuma batikanda akanyenyeri twakudefanze. Urumva? Reka mbaho ataho ngaho uvuze ukuri. Oya nje nagenda namo neza nyaye ndabizi. Uraza kubona ubona umuntu ati ararengana. Niba barwifungiye ararwifungira asa nta bwenge agira. Niwe wanze ko abakristo be batera. Nujya no ubusu uyu nguyu araha ntihakagombye kuba ari mu materaniro ya nimugoroba. None se niwe waburetse gato. Tubwire barwifungiye nimwe mwarwifungiye. Jack vugisha ukuri wenda ukundura umukristo. Urakoze cyane. Igorata. Nimukuri muri mujye mumenya ikinyoma aho kiza kubafatira. Naze twarwifungiye ariko abantu barakitwa wa pastor Theo. Ari icyorezo cyaje nguha amakuru. Hari inkuru imaze icyumweru isohotse. Reka mbivuge n'ubundi kama mbaye. Nakoze inkuru kuri Pastor Mutesi. Bidaciye ibyumweru bitatu. Njewe noherereje intumwa inzaniye amafaranga ngo nemere ko nari navangiwe 50. Urakoze. Si wari uhari? Nari nicaye aho. Ndamubwira ngo ntasoni. Njewe mfata 50. Nishangura n'umwana wo kwa pastor. Nkora ikiganiro. Chemeza ko njewe iryo turo ry'umudiyasipora naririye koko kubera 50. Urumva neza ushumba ibi bintu uri kubyumva urumva barokore dufite. Noneho ndangije ndamubwira nti ntasoni njewe ntere kamera untere kamera nemeze ko uwo mudiyasipora wagombaga kubana na Mutesi kuko yamaye ituro mbyemere. None se si ukumusebezura ngo gafata izi senkani se ndi umutindi wo ku ruhe rwego. Senkani nta koti ririmo nakwambara. Arashango nabana bo nubwo mpora mu mipira ariko nta koti rya 50. Aposo ngo no cyane ngo bazi ikibazo kimwe nge mpagaze tunasoza ikiganiro kuko nawe uri mu bafungiwe isengero. Nawe mu bafungiwe urimo. Tugeze kuri Apotre Rosine. Mubazanye. Oya reka tugisoze mubazanye. Arakamba bwire. Ubundi Imana ishyigikiye nkuko tuyabivuze ntagashobora kubura gukora. Iyo urusengero reda yeri murakamba bwire bafunze amadafari ntago bafunze isengero. Turabizi neza ko urusengero nyarusengero ari mu mitima yacu. Nubundi umukirisitu rero nubundi wari bugwe ibisengero amadafari afunga. Nubundi baraguye. Nesa za waposa kumiriza ubwa aposo umutima cyaza gushaka abantu ashumba. Apotere tubigendanemo neza. Tubigendanemo neza apotere ntago apotere ari mu mutima. Apotere ni mu rusengero ugasengera abantu. Urabizi neza ubushize twaraganiriye. Urabizi ko nta rugo rusengero apotere urugo rwanyu uragira ngo urusengero ni rufu. Aposo ave apotere ukuntu ibintu bimeze. Umwanya w'ubushumba. Okay, nta kibazo. Intama zawe zaratatanye. Ntabwo intama zagera tuma zitatana kubera ko Imana cyashyigikiye. Ariko ntabwo gihari. Zikiri. Nukumva nyumva ariko. Ase bakumvisha uko bashumba iyo bamaze. Okay, nta kibazo. Apotre nta kibazo turi kumwe. Ubaha amavuta. Tugende. Ubaha amavuta. Andi ubu amavuta ntaraho. Oya mwubaha amavuta. Nukuvuga ngo mureke mbabwire. Iyi Imana igushyigikiye ubundi d'abord Apotre ni kinini numwa. Jewe nagari Imana. Arabantu bishyigikira ubwabo. Urasengera ndi kubishyigikira. Ntabwo ari we nari mvuze. Isa ntamuretse akabasubiza. Umushumba mu ijambo nabahe ntabwo mwatoje. Nibyo nababwiye aba ba YouTube bose ubona nabinzara gusa. Umutesi barabashije. Urongera kuvuga ndamugura ugera kugira umushinga. Ujye kuri Apostle Rosine official. Urasanga amateraniro abarayivugira isakenda. Atendindwa n'abakristo baje barenga 400. Intama urumva zaratatanye. Ntabwo zatatanye. Niba barafunze urusengero aba tukiri gutunganya ibisabwa. Niba Imana igushyigikiye ntabwo utuma intama zigenda. Nubundi ukomeza gukora igituma uzanye umuswasi zikagira guteza zidatatana. Kabiri ikoranabuhanga ryaraje. Ntabwo umukristo yarwara ngo biyoberwe.
ntabwo umukristo yagira ikibazo ngo nyiyoberwe kubera iki ubundi tuba tukiri muri connection rero babashiga amatafari barayafunze baricara nta mukristo wanjye waguye nta mukristo wanjye waguye abantu bajya kuri Apostolo zino fishobora kubona amateraniro ya buri saa cyenda tugira live streaming buri munsi tugatera Apostolo hari ikibazo cyangwa urusengero ubundi zikiro sobanura urabizi neza urusengero ni iki ahera h'Imana abantu bateranira none se Yesu ugeze ubona hari YouTube yakoresheje umunyujije kure buretse mu gusubiza asanga bacururiza mu muza mu ihema ry'Imana bose ibintu yarabimennye Apostolo subigendanemo niba iyi filime Yesu twayibonye kuva kera niba hari abashumba barongora intama okay ahubwo hanyuma kugwa k'umukristo urumva ari igitangaza c'est ça wenda aho tugendanyemo neza hari ikintu cyaka kukubaza Apostolo ikintu ushaka kukubaza kiragira kiti ese nyakubahwa Apostolo kuvuze ngo uracyashumbye ntawe wemera yuko 500 wahamagawe n'Imana zibazirira ese niba ari Imana yaguhamagaye kubera iki ukodesha urusengero ko yaguhamagaye ntiguha gukorera Yesu Kristo yagiraga isengero zingahe uretse yagendaga ku misozi yigisha niyo mpamvu nawe utahagenze wowe nawe genda ku musozi agenda ku musozi umwana uyu muntu atanabwiriza tubwiriza kandi kubabwiriza ku oya ntaga uri kutubwiriza mu myizerere yanjye uburyo nizera iyo Repubulika y'u Rwanda iguhamagaye kuyikorera leta iguha aho gukorera mwebwe nk'abaposo muhamagawe n'Imana ibahaye abakirisitu niwe mugiye gukabamo amafaranga yo kwishyura isengero gusa iyo Mana yabahamagariye hehe mwagiye mureka kubeshya aho ni mwaba mwarihamagaye na Ernest bamusohoye inkuru zivuga yuko yaturishije amafaranga yo kubaka urusengero ntarwubake ahubwo ahitamo gukodesha imyaka 5 ibyo ngo tubivuga ngo turi gutera ibuye ku karere sibyo aba mwabashumba mwe banyakubahwa ba Moyize na bani bishaka oya nibishaka ni profete Moyize hari impamvu ba potere atagiye gukodesha urusengero suko atari pasteur yagiriwe pasteur mu rusengero ruhari rufite ubuzima gatozi ariko nzakiye ntaguciye mu ijambo ubu bamubwira ntabwo Imana yadusabye kubanza kubaka amatafari cyangwa dutumye imiti n'abantu kiganiro ahubwo kuki utabaye kuki utabaye poso w'imitima ukaba poso w'urusengero n'abandi urubanza uraposo y'imitima imitima y'abantu niyo mpamvu yo kuvuga ngo uraposo w'imitima amatafari bayafunze sindi gukura uravuze ngo uraposo w'imitima nanze kwigenda kuko natumwe ku mitima y'abantu kubera icyo umutima w'umugabo wawe utawuretse wawuretse ukagenda kandi uraposo w'imitima bakubwire wowe ukuzana ibintu bitajyanye abadayimoni rero bitajyanye reka potere ariko potere bwiro muri ko mubwira iki Theo bwiro mugendana nkubwira iki reka tushimire abantu bose bari badukurikiye tubabwire ati urakoze ikiganiro cyacu nakagarukaho ubwo oya ntabwo ari aposo w'imitima imitima y'abantu ari ibintu muri kwitira abatunga amafaranga bari kuyashaka abatunga imitima turi kuyishaka bahamagaye bagira ngo bagiye mu kiwanja no kureba agapira ari ibintu abantu batazi nawe urabonye aka kazi rero ka Yesu mwarakishe tubishireho umuco mwarakishe simbabwiye mu gitondo nagiye live kuri TikTok ngenda na post turaganira bishop reba mu bishop wambaye arya ngo ni kore pastoral ni ibintu bagura mu mujyi by'umweru wacambaye ari mu banywereye byari muri uzi nana sai toto ni ibintu by'umweru mugura mu mujyi ni ibintu by'umweru mugura mu mujyi wacambaye hori mwene muze ni ibintu by'umweru bagura mu mujyi uva kuri isi utanacyambaye sinzacyambara zambara ikanzu n'abashehe zambara ikanzu n'abashehe nambara ikiremba sinzambara kora pastorale ntaho wagikura wowe uhawe nawe ibihumbi byo kukuzanira ibihumbi bibiri mu mujyi cyambara turebe kugenda turebe bakuzanire genda ukizana ukigure umva genda ukigure cyambare none ugende uhagarara imbere y'umuntu ubwo ndakubakira Imana iramuciye abazimu bari baragambira aposo muretse gato genda ukigure cyambare mu kiganiro imvumi
vumika ubwoko bwacu ubwoko butavumika batandukanye muri icyo kintu mu mujyi ndakigura nzakikuzanira uzi cyamba bishingiye Yesu yaravuze ngo mugende mubwiriza abantu ubutumwa bwera abemera mu babatize izina ntabwo bishoboka kandi mu mazi agize ati kwamba n'abadayimoni bahindutse mu ntabwo kububatiza ubyemereye kuko uri aposo gusa mu buryo njye myizera ndi umukristo muri ADEPR niba nabwirije abantu ubutumwa bwiza bwa nta wundi muntu ubimbwirije atari doctrine y'isi itonde utaraho ijambo ry'Imana Jackie riravuga ngo muzenguruke amahanga yose mwigishe ubutumwa bwishingira atashingira ubushingira za kiyi wese nagushingira mwaratandukanye ubushingira nanjye ndashingira abadiplomate egera hirya gato baramwemera kurongora amashyingiro abadayimoni barashingira kubera ko hano hari abagabo uyu mugore uremera kumurongora amashyingiro arakwanze sirimu uremera kurongora umugore mbashingire ntabwo byava amavuta yo guhesha uyu mugore uremera kumurongora mbashingire ntabwo nemere kurongora amushakira umugabo babisoje mu izina rya Yesu bari muri iki kiganiro reka dushimire abantu bose badukurikiye ibiganiro byacu biragaruka ciao ciao ibintu ni bibiri turagira ngo tubwire abantu bari badukurikiye amatiku ari aha cyane ikiganiro cy'ubuvandimwe twese turi abana b'Imana gusa uwemera neza mu batizo hanyuma ari ibintu bibiri nshaka kuvuga ngo yagenda mu batizo abantu mwese mwibwira ko muri gutoba umurimo w'Imana kubw'inda yanyu yabananiye ntabwo bizabahira icya kabiri abahagurukiye abandi ntabwo muzagera ku ntsinzi yabyo hari ijambo nakunze rimwe rivuga ngo muzajya mubiba hanyuma muzane tugabane murakoze cyane Imana abadayimoni bigaragaye muri iki kiganiro murakoze musozo byarangiye umuntu wamaye akamikoro